Ratuma ngire isoni amaboko. Dubai cha ubu navuga gute yumva Kampala ni cha oya ntabwo numva Kampala. Tubasuze inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu, amahoro y'Imana ubugingo n'impagarike bibane namwe. Mwe mudukurikira kuri Iris Rwanda online radio kuva saa 4 z'ijoro muraza kumva indirimbo nta myaka ijana nta n'igikwe. Tubibutse ko Iris Rwanda online radio imaze ibyumweru bitatu ifunguwe, ariko mu kwezi kwa 8 tariki 9 tuzatwabashiriyeho programu z'ibiganiro aho tuzadukora amasaha 28 kuri 28. Dufite Iris Rwanda TV, Iris Rwanda Limited, Iris Rwanda Video Production and Event Management, twagira Iris Rwanda Photoshoot, twagira Iris Rwanda ukeneye mwagize ikiriyo mwapushije tubandikira ku myenda itandukanye, kandi ufite impano turagufasha kugira ngo ube wayimurikira rubanda rutandukanye. Ndi hamwe n'abantu hano babiri bameze nk'abarakaye kivango barakaye bahita bamwenyura, mbona amaso gusa nta kintu bavuga. Hako mwavuze mubayiki uburyo uyisuvuga ngo twarakaye kandi twumva twishimye. Ago twarakaye ahubwo babyita kwikaruma igihe udafite ijambo. Ndayibahaye. Murakoze cyane, ubu noneho twaseka tukavuga. House anzurije mu. Ukanaho nuko yitwa. Ndabasuhuje mwese ari uyu turi kumwe. Harya ubundi bakwitande. Nge se ko nkuzi. Nge ko nkuzi. Wowe uranze? Yeah. Okay, nitwa Kiriya. Okay. Je nitwa Nziza Theos. Noneho niba unzi wavuga irindi zina ryanjye rizwi. Nayo mazina nzi. Ayo mazina. Aryaje ndibiriki. Ntagikwe nta myaka ijana. Ni nta myaka ijana ni ntagikwe. Rekada. Nawe se? Giye kureba buriya rero. Ayambye. Ibyo turabigaruka. Ayambye nawe. Ntagikwe. Kuri ubu rero. Giye kureba wasanga naruko. Ko nta kuntu ibyo turi bubigaruke. Yo my people, muri kumwe na Mr. Gugu, niwe ugiye ku moderating iki kiganiro cy'abantu babiri, ariko nkuko muri kubibona umwe ni umukinyi wa filime, undi ni umuririmbyi uri kurya hit. Nimvanga ari kuri hit, ntago ndibuze kwa ntambikiriye cyane no mwiyoboka mana buriya tugira hit. No yagize hit ye, isi yose imuvugaho. Yona yagize hit ye, Dawidi yagize hit ye. Uyu munsi wa none turi kuri hit ya nta myaka ijana nta gikwe. Theo ni muntu ki, umuntu kumbishe bwa mbere. Nziza Theos ni umusore, ushima Imana muri rusange. Icyo ni icya mbere. Ni umusore ubaha, ukora ibintu biri muri gahunda, ariko nabivuga. Ni umusore mu buzima busanzwe kuri social media ushobora gusetsa cyangwa se agashimisha abantu cyangwa se agatungura abantu, ariko hanze twavuye kuri social media ni umusore uri karume, donc udasaragurika mu bintu mu buzima busanzwe. Uri karume, ushobora kukugira inama uramutse utamuzi kuri social media, ahandi hose akugira inama kandi inama yubaka. Umunsi rero ntube karume kuko turi kuri social media. Ntabo kuri social media nyine nta iyo bagutunze mikoro karume zivaho. Yego ntabwo bivuze gusahinda, ariko tugerageza kuganira kuko nababwiye ko nsabana, kuko ahangaha ni ahantu ho gusabanira. Ndagerageza. Yes my people, mwese mukunda Iris Rwanda, abakunze filime Ikiro cy'urukundo, abakunze Silent Killer, abakunze Darkness of Christmas, abari gukunda filime yindi ya gatatu mwabonye yitwa Safia series. Ni filime ishingiye ku mico, imibereho n'ubuzima bw'abantu bitwa abafiyemere. Ni benshi. Aderi kusetse. Mwana se? Ari mwana afite imyaka ingana? Wansetse. Mwana afite imyaka ingana?
afite imyaka 3. uramufite bitwaye iki? uramufite ndamufite. urabeshye Adeline arababeshye, Kelly arababeshye, aracyari umwari uri mu rugo, ashatse gutwika social media ariko arababeshye. Kelly, uri umwe mu bantu wicaranye n'umusore, igihe uzaba ufite imyaka ingana n'iyo musore uzaba kivuga ko uri umukobwa cyangwa uzaba ari ihebye? cyaba ari ikibazo gikomeye, ntiyahande nashobora kuririmba ngo nta gikwe nta myaka 100 kuko igihe cyaba cyararenze cyane. Reka gusa wenda ntabwo nzi imyaka uburyo ndi kumubona shobora kubyitiranya, byaba byiza byivugiye. ubona byavamo ubushize warambwiye ngo ukunda abana, ukunda abantu bakuze. ariko reba ijisho ryawe mbwira byavamo kandi twege turaza kukugarukaho. nta myaka 100 nta gikweni nahazamuke ari kuvuga. abantu baduteze amatwi benshi navuga ko uri mu bantu bavumbutse birukanka cyane kubera content y'indirimbo waruzanye, abantu barakumenya. Iyi ndirimbo wayitekereje ute kugira ngo ube wayisora muri iki gihe turimo? umuhanzi cyangwa se umuntu wandika ibyo ari byo byose yandika ibintu byinshi. ushobora gufata content cyangwa se indirimbo nge nkayandika muri uyu mwaka igasohoka nyuma y'imyaka 10, ariko muri ya myaka 10 isohotsemo igasohoka ihuza niyo situation turimo ako kanya. bivuze iki? Nukuvuga indirimbo ntabwo uko wayanditse muri ya myaka 10 ishize ariko uzayishyira hanze, nujya kuyihuza n'ibihe biriho cyangwa se na situation turimo ihari iraho ngaho n'ibihari biraho ngaho bivugwa, hari ibyo uzahinduramo kubera ko manza ahanga akariho donc nukuvuga hari ibyo uzahinduramo, ariko ntago bivuze ko indirimbo iteka ryose ukora. Abenshi iri nako bigenda, kuko nsubiye kuri iriya ndirimbo ifitemo n'indirimbo 3 buriya zigize zihuye. Hari indirimbo 2 arimo nahimbye refure imwe ndayihimba ariko ntateganya kuyikorera ibintu bijyanye birimo donc ira story atari byo nyiteganyiriza. Nyuma ndicara numva ibivugwa, mfata indirimbo zanjye 3 kagena cyaho duke donc izo ndirimbo zari zinakoze neza. Usanzwe nkorera kwa producer Bob na Noxbeat, niho nkorera ubusanzwe. Uretse ko produit za mbere ni Mishu azikora kampa produit za mbere, uretse ko iri ari Mishu wayikoza arayirangiza, ariko ubundi nkorera kwa Mishu, then nkagira indi product ya kabiri cyangwa se ya gatatu ariyo nshyira hanze uvuye kwa Bob cyangwa se kwa Nox. So izo ndirimbo nasenye indirimbo 2 zo Bob yakoze, nkuraho content nyifatanya na hariya mpuzana n'ibihe turimo, bituma nkora iriya ndirimbo. Nk'umwanditsi tutarinjira kure cyane, reka tuzamukire ubundi Theo twamaze kukumva akazina Dubai kavuye he? Dubai ni izina nafashe niga mu mwaka wa kigera muri secondaire mu mwaka wa mbere. Urumva secondaire ukiga secondaire ukiga kaminuza kabirangiza, nyuma ya kaminuza ngakora imyaka igera muri 7-8 gutyo. Urumva imyaka irimo iryo zina difite. Izina Dubai buriya ni izina rivuze ibintu byinshi kuri nje mu mateka yanjye, ariko ayo mateka ntabwo ari ngombwa kuza kuyavuga hano kuko naje atariyo niteguye, kuko na mateka ubwawe yatwara iminota ikiganiro gitwara. Ariko ni izina ryankomeje, ni izina ryangize uwo ndiwe. Narifashe muri uwo mwaka nkigera mu mwaka wa mbere, ndarikomezanya ku buryo mu ishuri habaho nize, habaho aho mba, uretse ababyeyi bashobora kunyita andi mazina, ariko abandi bose niryo zina bazi. Ko ndibuka hari n'umuntu ugeze kujya kunshakira akazi yandika hiryo zina,
andi mazina yose rwose abantu benshi byo kuvuga ngo uri inshuti yanjye uri iki kugira ngo umenye amazina yanjye yandi byari bigoranye n'iryo zina abantu benshi bazi. Yes, twibutse abantu baduteze amatwi ko ukeneye kureba nta myaka 100 yego wakanda kuri Nziza Theo Dubai. Nziza Theo Dubai. Okay, yo avuze Dubai wumva iki? Bayita useka neza. Murakoze cyane. Iyo bavuze Dubai. Nelson. Ratuma ngire sana babuko. Dubai. Cha. Usubona avuga gute? Yumva Kampala. Ni cha. Oya, nagumva Kampala. Cameraman adufashe. Muki? Dubai ngiye numva ikintu buri kimwe cyose. Ahantu washakira ikintu cyose wifuza kandi gifite karita. N'abagabo mwe turacyari kumwe n'umuntu ukora uyu bamwitaye muki? Visual. Madinox. Ushaka kuri Madinox. Turacyari kumwe na Dedo. Dubai wumbiki. Ngira. Dubai mba numva ari ahantu ushobora kubona ibintu wifuza kabisa. N'abagabo turi kumwe n'abantu badukorera sound. Uwitwa Eritier mu Kirenga TV. Dubai wumbiki. Dubai n'umujyi wani. Why is? N'umujyi no muri United States Arab. Hara muri United States. Man baguhereze congratulations. Muri comment wandikemo ngo Eritier mu Kirenga TV akuye soda cyangwa umubasha. Twimanukire. Urahita umuhemba nyine. Yes, Dubai ni umujyi numwe mu mijyi yateye imbere ubundi ibyambo byinshi bishoboka bikoze kuri Dubai. Yego Theo? No kuvuga ngo impamvu mu Rwanda cyangwa se bino bihugu byo bidakoze ku nyanja dukenye nuko transport y'ibintu biturutse ahantu bikorwa mu nganda zabyo bitugeraho bihenze kubera transport is very expensive cyangwa se irahenze cyane mu bundi buryo. Kuvuga ngo Dubai ni umujyi. Umvise ko ukuntu cyanye n'umujyi. Ndakungura rero. Kandi narakureba. Basanga ari kunyubaka ndero. Theo tuzamuke nta myaka 100 nta gikwe. Tuzamuke nk'umuhanzi mu ndirimbo sasa utugiye kwitaramira. Umwe yaraturirimbira anadukorera film. No munyafilme akina muri filme yitwa Ikiriro cy'urukundo numwe mu bakinyi bari gukora challenge cyane yatangiye urwego yatangira araza kurutubwira ariko tuzamuke ku ndirimbo ndaza kukwaza mu mwanya. Nta gikwe nta myaka 100 nta buradishawa anniversary abandi bararira ngo ubuzima burakomeye kubera coronavirus nibitaraza bizaza muvandimwe irinde nabawe icyo cyorezo nta nduri vugira ubusa no kubwano yaraguye nta nduri vugira ubusa no kubwano yaraguye. Siko nangere nafashije naye ntangiye kujya mu vugira ubusa no kubwano yaraguye nta nduri vugira ubusa no kubwano yaraguye nta nduri vugira ubusa kubwano yaraguye. Tumva gugu yarigeze cyo muri korari. Naraje ko adashase ni ntaje rwose. Ikindi kuri randirimba abantu bazi ko wenda ari korari yayiririmbye ariko nta wundi muntu wigeze aririmbamo byose nije nabiririmbye. Naragerageje numva biraje nuko ndaririmba. Theo iyi ndirimbo ni yakangaye kuko umuntu yumva wese yumva koko ni ijwi ryawe umuntu usobanuye n'ibintu bya muzike kuko nyina ari muri Kigali umuntu arambye ngo mbonye kuko abantu benshi muri Kigali bazi Mishu production kuko abakoze amashusho cyane ntago bazwi muri Kigali ariko Mishu ntekereza ko numwe mu bantu bakoze sound y'umuntu haruvuye muri America ni Medini de Ben Misharaza kunyibutsa ariko nari kumwe n'umuntu umwe muri bakora show busy ndi Kigali indirimbo isohoka yahise avuga ngo mbonye bavuga ngo ni Mishu sound yayikoze neza
amashusho uriya muntu wakoze amashusho ntabwo tumuzi ariko Mishu Sebo bigaragara ko Mishu nawe amaze kujya ku rundi rwego. Iriya ndirimbo ni yakanga wari umaze gukora? Nk'uko nabikubwiye njye navukiye muri korali, indirimbo nanditse ntago nzi umubare wazo, abo nandikiye jye mu busanzwe ntabwo nakoraga umuziki ngo nawe kangahe wari ugiye muri studio buriya studio kuva 2014 nakoze indirimbo ariko ntago nigeze nzishira hanze, zirahaho ngaho zimwe kuko iyi ndirimbo yikoze iva kuri hit kumva itakigezweho muri gihe ugezemo kayihorera, ariko iziri kuri YouTube ubu ngubu ni 8. Donc ubwo ndavuga indirimbo kuko hari album indirimbo ziri recorded ziri recorded zagiye hanze zishobora kuba zirenga 30 ariko zitari kuri ntago ziri kuri YouTube. Kuri YouTube hariho 8. Ariko izo ziriho 8 eshatu sinzi barambara 5 nkaba mfite n'izindi mbitse zigera muri 3 zikoze zarangiye ntegereje gushira hanze bitewe kuko harimo ifite video iremereye cyane ishobora kuba donc ntabwo yo iri fani kuriya cyangwa se ngibe ari ya events cyangwa se ari ya situation runaka, ni gospel song imeze neza ariko ifite amashusho aremereye, harimo n'ayafatiwe Igoma na hehe, urumva ni uri kumwe n'umuntu waririmbye indirimbo igira hit kandi asanzwe ari umuhanzi, nk'umwe mu bantu bakina filime nyarwanda kandi wakitinga muri filime ikunzwe cyane, filime Ikiro cy'urukundo, nimwe mu filime navuga ku rwego rw'igihugu, nimwe mu filime iri kunyura kuri zacutv.com, nimwe mu filime iri kunyura kuri Iris Rwanda TV, nimwe mu filime uretse kuba ikindwa mu karere ka Musanze, nimwe mu filime mpuzamahanga kurimo abarundi, abakongomani, even n'abanyarwanda. Kuri uyu munsi wa none ucyumva indirimbo nta myaka 100 wafashe utete wose twe guca ku ruhande, ni Deep Story wamufashe ute ucyumva indirimbo? Rero nyumva indirimbo nagize amatsiko cyane kumenya uwo ari we, cyane ko hari n'izindi ndirimbo ze nakurikiranye ndazibona harimo n'Igiswahili. Yego Theo gusa ni umuntu navuga ngo areba kure bitewe n'igihe turimo pe nemeye njye navivuye. Nta myaka 100 ni ijambo rimaze igihe riri kuvugwa, nta gikwe ni ijambo rimaze igihe riri kuvugwa, ariko Theo hari akantu washizemo ngo abasirimu barimo kubyina sambwe. Sambwe ni iki? Ni kimwe no kuvuna umugara ya Kinyarwanda abantu batari kubyumva. Ni kimwe no kuvuna umugara, kuvuna sambwe. Kuvuna sambwe no kuvuna umugara muri ya iri kure kwamo ko kamera turagufite wese ni umugara nibyo wavuze ngo no kuvuna sambwe. Bana ndabizi umudiri ariko akiri ngo no kuvuna sambwe nk'abasirimu bari kuvuna eriga ngo sambwe. Ubwo nyine ko urabona wenda bitewe no muri iki gihe tunarimo hari ababyirengagiza. Kuvuna umugara ni igihe intore iri kubyina yagera igazunguza izose nuko mutari kumona kuri kamera ariko narizunguje ubundi agahita cy'umugara undakaza. Theo cyangwa se Dubai ushize indirimbo hanze ifite content nziza, ifite amagambo meza, uri umwanditsi mwiza, ifite audio nziza ndetse n'amashusho, nubwo tutari buze gushimagiza cyane ngo amashusho ni meza. Kuki watekereje gukora kwa Mishu usanzwe gukorera kuri musore Musanze hari aba producer benshi cyane batandukanye, kuki se wahisemo Mishu? Ndi umuntu ugerageza ubusanzwe donc ndi umuntu ukunda umuziki muri rusange, kunda kuririmba ikintu cyose cyitwa umuziki, ibyo wambwira byose nabikora. Ntabwo nshobora gutinya gufata ngo indirimbo ni ya gospel ngo izaregira view wenda abantu 20 ngo ntinye kwitangaho miliyoni cyangwa ngahe, ndayikora pe.
na video zanjye ziba zirampenda kuko ntushobora kubona aba designer b'imyenda ubona abakobwa ukoresha ugira ute sene ziri muri video ibyo hari ukuntu umuntu aba afite yifitiye impano nta mu directors ujya unkorera ibintu ntagenda namubwira ko ibi ngibi uretse iyi yejo bundi kuko yari ifite donc yakoze muri situation mvuga ikomeye ariko izindi zose ndazikorera nkamubwira kora ibi nubwo hari ibyo nyuma nsanga bitarimo ariko mba nagerageje cyo mpamva amashusho bamwe bayableminze ndavuga ibiri muri comment ntabwo ndi buvuga ibyanjye muri comment nsoma baravuze ngo hari amashusho atari meza ngo hari amashusho mwashizemo mu buryo butari professional kuko nanjye nagerageje kuyereba nonyanyisubiramo inshuro nyinshi duhereye hano ku bwanowa abantu bari bambaye neza bikurikije na content ariko mugendeye duhindiye ku gitero cya kabiri kuri ntuza ya kabiri ku gitero cya kabiri ku bwanowa tukagenda ku mashusho ari tranje mwagiye mufata usanga ari ibintu bitari professional wabifasha uti ntabwo ibyo biri ntabwo ndi nararibonye mu bintu by'amashusho nta nubwo ndi producers w'amashusho icyo nkora ni amagambo ni story yanjye nagerageje kuyandika ukwiri ikindi turaza kwihanganirana kuri iriya ndirimbo icyari kigamijwe ni ukwigisha ni ubutumwa rero buriya donc na biriya twaragerageje iyo mbishaka nari guhagarara ndi umuntu umwe nkaririmba amagambo akarinda yarangira mpagaze hamwe kuko bwari ubutumwa nicyo cyari icyo cyane ni ubutumwa ariko bukeneye kugira ngo rwa rwego turiho nk'umuntu w'umwanditsi noneho w'umuririmbyi tuve ku rwego rumwe ubutumwa dukora bukompete ku rwego rw'isi rukompete ku rwego rwa East Africa na Africa utari umunyarwanda uwo mu Kinigi abirebe w'i Kigali uwo muri Dubai abirebe uwo muri Amerika birebe nibyo dukeneye yego ni ukuvuga amashusho abaho y'indirimbo buriya buri ndirimbo yose bifite amashusho ajyanye nayo ari amashusho uko ameze simbuze ko ari perfect 100% ariko ari amashusho uko ameze uburyo style y'indirimbo imeze ni kuriya yagomba gukorwa ni kuriya yagomba gukorwa nkurikije content y'indirimbo nuko amashusho ameze rwose birahura kuko icyambere ntago donc ikintu twari tugabe kuko mfite uko nsanzwe nkora amashusho kuba byaragenze kuriya rero biriya birahura cyane na content n'uburyo n'injyana y'indirimbo n'uburyo indirimbo yaririmbwemo birahura cyane. Yes, Kelly, nk'umwe mu bantu bakurikiye indirimbo ugafata umwanya wo kureba Theo Dubai, mbibutsa yuko ukeneye kureba indirimbo yose genda kuri nziza Theo's Dubai, yego kandemo nta myaka 100 uraza kubona iyi ndirimbo yahitinze cyane gaci ibintu bigacika cyane kabenshi bataramenya uwayirimbye ngo nindi, ariko baraza bamumenye mu minsi iri menda bizo zasohora indirimbo iri hit kuko uyu munsi wa none nibwo wiyeretse isi ko ufite talent. Kelly, twari tugeze kuri wowe urumwe mu bantu ngo nta myaka 100 nta gikwe nta anniversary nta bride shower, ntago byaguciye intege? Ibintu rero kuvuga ngo byanshiye intege n'undi ntabwo wakora igikwe, ntabwo wavuga ngo n'undi nta gihari wari yakiriye sasa wakora igikwe ntacyo ufite se kizaza. urumwe mu bantu batuye ngo barabasore bafite girlfriend yewe se umukobwa w'umukunzi buri ibintu ndimo simbizi wenda ntago mbizi, ariko nye ntago mfite umuntu kugeza uyu munsi, ntago mfite umuntu mpamagara nimugoroba cyangwa mpamagara ngo sharing, mfite byinshi byo gukora kandi ntabwo bon wenda ushobora kundeba nk'umusaza kubera iki, ariko ngiye ndi mu bantu basoje amashuri niko nabivuga, mfite imyaka mike ishoboka. Umuntu ashobora kumara imyaka wenda amaze mu kazi gasanzwe akareba agasoma experience umuntu afite
akumva akagufatira muri iyo akareba image yawe akagufatira mwaho ngaho ariko ubundi ntago ndageza ku myaka 32. Okay. Yeah. Aracyari muto. Ntabwo ndi muto. Ndi umuntu. Yaba ari nk'ingahe afite? Muri 30. Ntagaragaza 32 ubwo ni 30. Kukiri kumuvugira se. Umubaze. Ndashaka ko bimwibariza kandi Theo. Theo si. Nziza Theo Stopai. Imyaka waba ufite nyayo y'ababyeyi bawe waba uzi neza ko wenda nta kibazo. Yaba ari nk'ingahe? Shaka imyaka y'ababyeyi cyangwa ni imyaka yawe. Imyaka yawe. Atari bya bindi byo kuvuga by'iki gihe ngo ndaprecisa date ngomba kugiriraho anniversaire oya. Yawe uzi neza. Ufite imyaka 31. Itaruzura neza kuko izuzuru mu kwa ngira birthday ziri confuse ngira yo mu kwa kabiri tariki 15 mu kwa kabiri hagira yo mu kwa 9 tariki 15 ngira ebyiri ariko ntago mwanya wo kuzivuga ari uyu ngo nzabisaba tuzabiganira ke wanje muri yo mu kwa kabiri ukayitegurira te wose kazamukasi please yo mu kwa kabiri. Ikibazo ntago turasobanukirwa. Avuze ko afite ebyiri kandi ntabwo twamenya ngo turi gutegura ndetse tukaba turi guteguriye mu by'ukuri. Ngekereka ko wenda ufite boyfriend. Naramuzi. Nawe ntawe afite. Ariko njye ntago navuze ngo naramuzi. Ntabwo amubuze. Ariko ntawe ufite. Ntawe mfite ubundi umuntu ufite iyo myaka afite n'uburyo bwo kuba yazana umugore afite uburyo akaba ntabyo yakoze. Sinzi icyo girlfriend yaba amaze yaba ari gukora aho ngaho. Buriya girlfriend sinzi uko mubifata. Abadive mugira abafrere n'abapadi. Abafrere n'abapadi biterwa muri Bibiliya biremewe ariko urashaka kubaho ntago ushaka kubaho kuko ibyo navuga ko buri wese afite uko atwara ubuzima bwiwe cyangwa se uko abaye afite uko abitwara. Hari umuntu uvuga ngo kurongorana ni byiza ko akarusho ni byiza kutabikora. Ibyo nabyo ni ku muntu ku giti ciwe ni umenya aho ngaho uhagaze muri ruhande ni umenya cyiza ari iki. Nta myaka ijana. Nta myaka ijana nta gikwe nta anniversaire bo wenda sinzi ntabwo nkunda ibintu byacitse cyane. Ntabwo mbikunda habe na gato. Ibintu byitwa byacitse ntabwo mbikunda muri nuza. Hobby yanjye nuko iyo nicaye mu rugo ushobora kumva ndi kugusakuriza mfite gitari hari ndi guhondaguraho. Niyo hobby. Ntabwo muciye mu ijambo ariko tukana ku musozo. Ubutumwa wahereza abantu bumvisha indirimbo yawe bwa mbere. Ubutumwa nahereza abantu cyambere nukongera gukebura umuntu wumvise iriya ndirimbo agafata content ya mbere agafata content imwe yonyine. Ijambo nta myaka ijana nta gikwe inyuma hari ibindi bintu bikomeye biriherekeje. Niba umuntu akubwiye ngo nibitari bizaza irinde ijambo ririmo rikomeye urinde n'abawe nibitari bizaza nidukomeza muri ramvuko nidukomeza muri neza ngo irinde ntaba ari wowe wanduza irinde ntaba ari wowe wanduza cyangwa se wandura. Wirinde n'abawe. Wumvise ko ari umufana wawe ukomeye. N'umufana wanjye akaba navuga ko ari n'umufatanyabikorwa wa leta.